Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana iteka ryose. None turi ku wa gatatu, itariki zo ni 18, ukwezi ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turasoma muri Yesaya, ibice byaho ni 42, turasoma duhereye ku murongo wa 5. Haranditse ngo, umva uko Imana Uwiteka ivuze, yaremye ijuru ikaribamba, yarambuye isi n'ibiyivamo, abayituramo ikabaha umwuka, kandi abayigendaho ikabaha ubugingo. Jyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajijwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha, bibabwire bitari byaba. Nimuririmbire Uwiteka indirimbo nshya, n'ishimwe ry'uhereye ku mpera y'isi. Nimuririmbe mwabamanuka bajya mu nyanja mwe, n'ibiyirimo byose, n'ibirwa n'ababituyeho. Imana yacu ni ishimwe cyane, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uyu munsi Imana ivuze ngo ni Imana, ni Uwiteka. Bivuze ko ari uw'ibihe byose, bivuze ko atananirwa, bivuze ko atajya ahindurwa n'amatora, ahoraho. Ni Uwiteka w'ibihe byose, niwe waremye ijuru akaribamba, niwe waremye iyi si n'ibiyirimo n'ibiyituyemo. Ni Uwiteka uguhamagarira gukiranuka. Imana ishimwe. Uwiteka uguhamagarira gukiranuka, Uwiteka araguhamagarira gukiranuka. Byuka urabagirana uyu munsi, Uwiteka arimo araguhamagarira gukiranuka no kuba isezerano ry'abantu. Uwiteka aguhamagarira gukiranuka, kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Iyo ubaye isezerano ry'abantu, ukora ibyo abantu bakubonamo imbuto. Ikigaragaza ko umuntu yakijijwe ni uko abantu bamubonamo imbuto, bakamubonamo kwera, bakamubonamo ubumana. No kuba isezerano no kuba umucyo w'abanyamahanga. Kuba umucyo w'abanyamahanga, abakureba bakubona, bakuboneho umucyo, bakuboneho kurabagirana, bakubone ko wahindutse, bakubone ko wabaye icyaremwe gishya. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana ishimwe. N'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajijwe. Dore ibya mbere, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha, bibabwire bitari byaba. Imana y'amahoro ishimwe. Uyu munsi Imana ishimwe ko ibya mbere bisohoye. Hari ibintu Imana yakubwiye urimo urasenga, bikubwira uri mu butayu, bikubwira uri mu buvumo, bikubwira uri mu rusengero, bikubwira uri mu nzu yawe, bikubwira uri mu nzozi uryamye, ivugana nawe. Ibyo ngibyo Imana irabisohoje kano kanya. Ibyo ngibyo Imana irabisohoje, birasohoye. Birasohoye n'ibishya, kandi nabyo irabikumenyesheje, kuko ni Imana ishobora byose. Iby'Imana igiye gukora nonaha, igiye kubikora kugira ngo abantu bazamenye Imana wasenze. Igiye kubikora kugira ngo abantu bazamenye ko ari Imana ishobora byose. Reka nkubwire, hari ibintu byari bitinze, hari ibintu wasengeye, amasezerano yari arimo aragucumuza, wari urimo urayibazaho, ariko rekeraho kuyibazaho, rekeraho kuyatekerezaho. Ibyo wasengeye Imana irabisohoje. Ibyo Imana yakubwiye, Imana irabisohoje. Imana ije gukora bimwe yavuganye nawe. Vugana nawe uri ku musozi usenga, vugana nawe uri mu ishyamba usenga, ivugana nawe uri mu buvumo, ivugana nawe uri mu rusengero, igutuma abahanuzi, vugana nawe uri mu cyumba cy'amasengesho. Ibyo ngibyo Imana irabisohoje, Imana irabikoze, kandi Imana iriyerekanye, kuko ari Imana ishobora byose.
byuka urabagirane y'uyu munsi. Imana intumye kukubwira ngo bimwe wasengeye, bimwe wumvishe, bimwe wavuganye nayo, Imana ije kubisohoza. Wabonaga bitinze, wabonaga birambiranye, wabonaga bishize, ariko Imana irabishohoje. Imana ije kubikora, Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera, kandi ugiye kubona ineza y'Imana, ugiye kubona gukomera kw'Imana. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana, izina ry'Uwiteka Imana yacu nishimwe kandi nirishyirwe hejuru. Mana nyaguhora ku ngoma, uri Imana yo kwiringirwa. Ijambo ryawe ryavuze ngo uri Uwiteka, kandi koko uri Uwiteka uw'ibihe byose, uhoraho, Alufa na Omega. Uri Uwiteka, uri Uwiteka Imana ishobora byose, uri Uwiteka Imana irema, uri Uwiteka Imana ishyiraho ibitari biriho ukabihindura ibiriho, uri Uwiteka ujya usana ahangiritse, uri Uwiteka ibihe byose. Aya masaha ndasenze nkwinginga ngo imbaraga zawe no gukomera kwawe nibigaragare ku bwoko bwawe. Hari abantu bagutegereje, muririmbyi aravuga ngo dore isuku ni kwifuza mu kizira gukumbuye, ngo dore uko bagutege ngo mbese ngo niki kigutindije, uzaza ryari mucunguzi, wime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime, ngo icyamukaza udatinze. Mana ishobora byose, ubwoko bwawe, abantu bawe barakurindiriye, abagabo barakurindiriye, abamama barakurindiriye, abakobwa barakurindiriye, buri muntu wese aragutegereje. Ndasengera uyu muntu rero unkurikiye, reka abone igitangaza giturutse kuri wowe, reka abone ubutabazi buturutse kuri wowe. Ndasengera uyu mumama mubohore mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu baruhijwe n'intimba n'imiruho, Satani umwanzi wabo abageze habi. Hari abantu batsikamiwe n'uburetwa, uburetwa bw'imiryango, uburetwa bw'imbaraga za karande. Izo ngizo zirimo zirabananiza, barimo baranyura mu bigoye, barimo baranyura mu miraba, barimo baranyura mu ntambara, barimo baranyura mu bigeragezo. Abo bantu bararushye, baruhijwe n'ibiteye ubwoba. Uburiganya bw'umwanzi Satani burabacokesheje, baheze mu butayu. Ariko ndasenze Mana, aba bantu baruhure, aba bantu bakureho uburetwa. Hari abo Satani yashyizeho uburetwa bw'uburwayi, abo ngabo bakureho uburetwa. Hari abo Satani yashyizeho uburetwa bw'amadeni, hari abo Satani yashyizeho uburetwa bw'igisuzuguriro, abashyiraho icyangiro. Mana, umuntu wese ubabonye arabanga. Hari abarimo bararwanywa, barateragiranwa hirya no hino, barateragiranwa, umurabura bakoza hakurya hakuno, bahuye n'intambara muri ubu buzima. Ntawe bafite batakira, ntawe bafite baganyira, ntawe bafite babwira, ntawe bafite bahamagara. Ariko aba bantu ndabasengeye, Mana nubihishurire, Mana nubigaragarize, Mana nubabera Imana, Mana nubabera umurengezi, Mana nubabera umutabazi. Reka Mana nyiringabo ubiyereke kandi ubigaragarize, ubiyereke kandi ubitamururire, ubiyereke Mana bihishurire, babera Imana kandi ubabera umurengezi. Imbabazi n'imbaraga zawe biboneke ku buzima bwabo, amaraso yawe Mwami aboneke kuri bo. Ndasenze ngo ineza yawe Mana igaragare ku bafite agahinda ko mu mutima. Ineza yawe nibamara agahinda, umwuka wawe wera w'imbaraga yinjire mu buzima bwabo, yinjire mu bugingo bwabo. Unkurikiye aya masaha muri iki gitondo, muri uru rukerera, unkurikiye wese yakire gukira, yakire kubohoka. Abo Satani yateje umubabaro acyumva iri sengesho, umubabaro urangire. Ndamwimana atandukane n'umudayimoni w'agahinda, atandukane n'umudayimoni w'amarira, atandukane n'umudayimoni wari umutwaje igitugu, amuveho. Mana uzuza abantu bawe umwuka wera, bongerera imbaraga Mana. Hari abantu bakeneye ibihe byiza byo gusenga, bakeneye ibihe byiza byo kubana nawe mu bihe byiza byo gusenga. Hari abantu bagukeneye Papa, hari abamama bagukeneye, hari abagabo bagukeneye, hari abakobwa bagukeneye Mana, abo baragukeneye. Hari abagukoreraga baguye, bakeneye umwuka wera yongera babyutse Mana. Hari ababivuyemo, hari ababiretse kubera
kubera ibigeragezo n'intambara n'imiruho Satani yabatwaje igitugu, yarabatsikamiye abahekesha uburetwa, arabahekesha uburetwa, umubabaro, agahinda. Ibyo byose biba kuri bo. Ariko Mana, aya masaha muri iri sengesho ongerera abantu intege. Mana, wongere ugomororera abantu, ubaha ibihe byiza byo gusenga kandi ubaha ibihe byiza byo gusoma ijambo ryawe, ubane nabo kandi ubagirire neza. Urakoze Mana, kuko reye abantu bawe wikomeye. Uyu munsi reka ubabere umugisha kandi ubabere ubutabazi. Urakoze Yesu, amen. Imana iguha umugisha. We tubanye muri iyi byuka urabagirane, ucyumva iyi byuka urabagirane iri sengesho, sharinga abantu 5, bikore rwose. Ukibikora Imana iguha umugisha. Niba ubyumvishije ntiwirengagize iri jwi, ubyumvishije fatanya nanjye gusengera ubwoko bw'Imana. Ukibikora umugisha w'Imana ukubeho, ndabigusabiye. Umugisha w'Imana ugaragare kuri wowe, uko ubohoye abandi nawe Imana ikubohore. Kora subscribe niba utarayikora, reba ko wakoze subscribe. Nusanga utarayikora uyikore. Imbaraga n'imbabazi z'Imana biraboneka kuri wowe. Yikore rwose. Ntugende udakoze like, ntugende utavuze ngo amena, ntugende udashyizeho comment, ntugasenga ngo ugende utavuze. Byose ubikore. Ukibikora Imana iguha umugisha, ukibikora Imana kwihishurire kandi kwigaragarize. Shalom, shalom.